nzakaruremo imbaraga zo gukora, sinzigera ncibwa intege na buri umwe, kubera ko hari igihe njya nkora natekereza nareba buri umwe wese agahinda ndetse n'umubabaro bamwe baciyemo kandi bagakomeza bagakora ntibigeze bacika intege. Ese ndinde wo gucika intege? Mfite gukomera kuko mfite byinshi byo kwitaho muri ubu buzima, hari byinshi binegereje, ntabwo mfite gucika intege. So nawe rero urimo urareba ino video man, ntabwo uba ufite gucika intege, komera kandi ugere ku ntego zawe, ufokasinge kuri buri kimwe cyose wifuza kugeraho, ntugacibwe intege n'abantu cyangwa ngo abantu bumve ko bagushyira hasi, kubera ko hari igihe njya ntekereza gucika intege, nakibuka ko hari abari bari no munsi yanjye babigezeho kandi bageze ku rwego rwiza rushimishije, bageze kuri buri kimwe cyose bifuzaga muri ubu buzima kandi bari munsi yanjye mani. Niyo mpamvu rero ibyo bintera imbaraga ndetse bikanera n'ubushobozi buri umwe wese unca intege ko ibi bitashoboka, nzi neza ko byashoboka. Anytime buri kimwe kirahinduka, anytime ubuzima bwacu burahinduka. Wowe uri kunca intege hari igihe uzabona umunsi umwe uzambona kuri TV na radio, inshuti n'abavandimwe batangire kuvuga ati nyamara uriya ndamuzi, yahereye kuri hasi, ibyo yakoraga byari trip, ariko ubu ngubu bari high man, ubu ngubu ameze neza kubera ko batangiye kukubona, batangiye kubona ko agaciro kawe man. Ishakisha amafaranga, abakwanze bose bazizana. Impamvu ubona utari gukundwa si uko nta gikundiro ufite cyangwa uri mubi mani, ni uko nta biceri. Shaka amafaranga, nzi neza ko bose bazizana. So aracyari Theogene Vista again, kora share, like, comment and then unasharinge. Ndagukunda cyane ewana.